Nongeye kugusuhuza wowe ukurikiye ibiganiro byacu hano kuri channel yacu The Maximum TV Rwanda, hanyuma nkwifuriza kandi amahoro y'Imana wowe umeze neza cyangwa wowe utameze neza, ubwira ngo humura ejo hashobora kuba heza. Nk'uko bisanzwe tugiye kongera kubagezaho, nabyita itangazo, nabyita itangazo kuko ari mu biganiro byaturutse mu bunyamabanga bukuru bwa PAI, aho batangiye basuhuza abapiyoniya bose cyangwa se abanyamuryango bose ba PAI, babashimira ariko babanza kubabaza ikibazo kigira kiti: mbese banyamuryango murishimye ku munsi wa mbere PAI ibaye listed? Iki kibazo ahari kirakomeye kuri buri muntu bitewe n'uko yari yiteze gusohoka kw'iyi PAI, ariko bashatse kutwibutsa ibintu bigiye bitandukanye muri iki kiganiro tugiye kugarukaho. Ndashaka kubabwira ku bintu bitatu by'ingenzi byagarutsweho muri iyi nama bibanzeho, kugira ngo umupiyoniya wese amakinge sure yuko agomba kugumana PAI ze afite icyizere yuko zigomba kumugeza ku cyo yari azitegerejeho. Dutangira rero, ikintu cya mbere bahereyeho, batangiye bibutsa amateka ya cryptocurrencies zigiye zitandukanye, aho bahereye kuri Bitcoin, bakurikizaho Ethereum, bakurikizaho Solana, bakurikizaho Litecoin, hanyuma baza gusoza n'iyi yacu yitwa PAI. Uyu munsi rero bavuze bati PAI Open Mainnet is just the beginning. Mu yandi magambo bashatse kuvuga yuko PAI Mainnet itangiye uyu munsi nk'uko tubibona ku itariki 20. Hanyuma bavuze ngo bamwe na bamwe, some may be disappointed but history shows that great things take time. Tugenekereje mu kinyarwanda baravuga ngo bamwe bashobora kuba batunguwe, ariko kandi bakwiriye kumenya cyangwa se dukwiriye kumenya yuko ikintu cy'ingirakamaro iteka gifata igihe. Ntabwo abantu bamenyereye business, ntabwo iyo ugiye gushora business ako kanya uhita wizera inyungu ngo mu mezi 2, mu mezi 3, mu mwaka umwe, oya, ahubwo abazungu bo badutanze kumenya icyo kintu. Hanyuma iyo bategura business yabo bayitegura mu gihe kirekire. Hanyuma rero ikintu cya mbere tugarukaho ni icyo nabo bagarutseho cya mbere, bagerageje kugaragaza cyangwa bibutsa amateka ya za cryptocurrency zigiye zitandukanye. Bavuze bati mwibuke muri 2009 Bitcoin itangira. Bitcoin 2009 yari iri ku madolari 0.001. Ibi abantu bakurikirana cryptocurrencies barabizi. Hanyuma haje gukurikiraho Ethereum muri 2015 yari iri ku madolari 0.74. Hakurikiraho muri 2019 haza Solana, nayo itangirira ku madolari 0.04. hanyuma iyitwa iyi bita Litecoin nayo yaje muri 2011 itangirira ku madolari 0.30. Uyu munsi PAI yo ntabwo ihereye muri 0.0, ahubwo yo yahereye ku madolari 2. Nubwo habayeho kumanukaho gatoya, iramanuka igera ku idolari 1.7, ariko uko iminsi igenda yisunika birashoboka yuko dushobora kubona icyizere kiduha amahirwe yuko ishobora kuzamuka mu minsi iri imbere nk'uko izi zose zagiye zizamuka. Icyo ni ikintu cya mbere yibukije abanyamuryango ba PAI. Ntabwo dukwiriye gushyuhaguzwa ngo twumve yuko igomba guhita itangirira kuri cya giciro tuziranyeho, cya kindi nyine cya PAI. Oya, ahubwo dukomeza kubigiramo uruhare nk'abanyamuryango, nk'uko nanone batubwiye kenshi yuko external system Nicholas yavugaga, ntabwo mu by'ukuri yavugaga
kuzagurisha cyangwa kuzalistinga iyi Pi network ku ma channel atandukanye cyangwa se ku ma platform atandukanye nk'uko byakozwe uyu munsi, ntabwo hari hagamijwe yuko izahita igurishwa ku kanya, ahubwo hari hagamijwe yuko izi external system yashakaga kuvuga ko uburyo Pi igomba gukoreshwa ku masoko agiye atandukanye, abanyamuryango bakaba ariyo bayigenera agaciro bitewe n'ibyo barimo baragurisha. Muri iyi nteko rero, muri iyi nama, ikintu cya mbere bagarutseho ni ukwibutsa amateka y'icyitwa cryptocurrencies, uburyo zitangira n'uburyo zigenda zikura uko iminsi igiye itambuka. Ubwo rero muntu unkurikiye aka kanya, menya yuko ntabwo umwana avuka ngo ahite yuzura ingobyi. Uyu ni umunsi wa mbere Pi ibaye listed, reka dutegereze twihanganye turebe uko ejo bizagenda cyangwa ejo bundi. Iki ni ikintu cya mbere bagarutseho kuri iyi Pi network, kandi nawe ukwiriye kuzirikana yuko niba itangiye uyu munsi, ku munsi wa mbere ikaba itangiriye ku $1.7, mu by'ukuri iratanga icyizere ugereranyije n'uburyo Bitcoin yatangiye iri kuri 0.001, Ethereum igatangira iri kuri 0.7, Solana igatangira kuri 0.04, Litecoin igatangira, kandi urabizi ahantu igeze ubu ngubu. Izo Bitcoin zose nujya kuri Binance uzajya ubona uburyo ziri listed n'ibiciro byazo, uzasanga mu by'ukuri ziri hejuru ugereranyije n'uko zatangiye, kandi urabona yuko imyaka igenda ishira atari myinshi cyane ugereranyije. Hanyuma ingingo ya kabiri bongeye kwibutsa abanyamuryango ni iyi ngiyi, bavuze ngo Pi network currently has about 1 million Pi shops around the world. Tugenekereje mu kinyarwanda bavuze bati ubu Pi network ifite amasoko arenga miliyoni ahakikije iyi si yacu. Mu by'ukuri bongeye kukwibutsa yuko Pi ni ingenzi, ifite amasoko amabizinesi yamaze kuba registered yuko yemeye Pi mu gukoresha, mu guhanahana ibicuruzwa, mu kugurisha, mu kugira gute, amasoko arenga 1000. Rero biroroshye yuko igiciro cya Pi gishobora kuzamuka rwose, kikazamuka kikagera aho kigomba kugera. Ntabwo hano bayakomeje avuga ngo ayo masoko miliyoni ari ku isi atandukanye agurisha ibicuruzwa ndetse agakoresha amadolari menshi cyane. Aravuga rero, I don't understand how the price will decrease after February. Ntabwo numva uburyo igiciro cya Pi gishobora kumanuka nyuma y'izi tariki 20 nk'uko birimo bivugwa yuko ariyo tariki yashyizwe hanze. Mu by'ukuri iki nacyo ni ikintu cya kabiri cyaganiriweho, kigaragaza icyizere abanyamuryango ba Pi dukwiriye gukomeza kugira. Pi niba ifite amasoko, bya bindi Nicolas external system akagaragaza yuko izakoreshwa muri business zirenga miliyoni zabaye registered, zishobora gukoresha zihahirana, twishyura ibicuruzwa twifuza muri Pi. Birumvikana yuko ni twebwe tuzagena agaciro ka Pi tukakazamura kakagera ku 3,141 y'amadolari, cyangwa se bikanarenga bikazamuka bikagera kure. Iyo nayo ni ingingo ya kabiri y'ingenzi yaganiriweho, yo kwibutsa abapiyoniya aho icyizere cya Pi cyo gukura gishingiye. Cya mbere batubwiye ku mateka y'ukuntu ayandi ma cryptocurrency yatambutse yagiye atangira. Icya kabiri batwibukije amasoko arenga miliyoni yabaye registered kugira ngo azakoreshe Pi neza mu guhanahana ibicuruzwa. Ikintu cya gatatu ari nacyo tuza gusorezaho,
ni ayandi ma exchanges cyangwa se ayandi ma platform, online platform exchanging ama bitcoin cyangwa se ama cryptocurrency agiye atandukanye, yemeye kuhita aristinga ako kanya Pi, niyo nanone agaragaza icyizere Pi igomeza gutanga mu rugendo rwo gukura mu zindi cryptocurrency. Baduhayemo urugero nk'uko mwamaze kubibona, Pi yabaye listed kuri exchange yitwa OKX, hanyuma iba listed ku yindi bita Bitgate, hanyuma iba nanone hari izindi zemeye nanone kuyilistinga yitwa Bitrue, iyindi yitwa HTX, ndetse haza n'iyindi bita Bitmart. Izo ni exchange cyangwa platform zigeze kuri navuga eshanu ako kanya zemeye kuhita zilistinga iyi twise Pi network. Iki kintu cya gatatu nacyo kirakomeye cyane kuko birumvikana yuko abantu bari ku isi benshi bashobora kuba bakurikirana OKX, abandi benshi bagakurikirana iyi bita Bitgate, abandi benshi bagakurikirana iyi bita Bitrue, abandi benshi bagakurikirana iyi yitwa HTX, abandi benshi bagakurikirana Bitmart. Mu by'ukuri birumvikana yuko isi ihanze amaso Pi network kuri exchange nyinshi zigiye zitandukanye aho zishobora kuba listed. Ikintu gitangaje cya nyuma aricyo ngenda gusorezaho, iyi yitwa Bitgate yo yakoze akantu kataraboneka, aho yafashe iyi Pi network ikahita iyikorera airdrops. Ngira ngo abantu basanzwe bazi icyo ama cryptocurrency asobanura. Iyo tuvuze airdrops wumva icyo bishatse kuvuga. Aha Bitgate yahise ishora amadolari angana n'ibihumbi 60 bya Pi, ibihita ibikoramo airdrops cyangwa se ihita ibishyira ku rubuga rwabo cyangwa kuri exchange yabo kugira ngo ibisangize abanyamuryango nabo babashe gutunga Pi mu buryo buboroheye. Ni ukuvuga ngo abacikanywe batigeze bamayininga Pi bashobora noneho gukoresha iyi bita Bitgate bagakurura airdrops zabo kugeza ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu. Ibi bizaba birangiye. Birumvikana rero yuko ubaye waracikanywe kuri Pi network wabasha kubona nanone Pi unyuze kuri Bitgate, hanyuma ukazikurura as airdrop, hanyuma iyi exchange yazishyira naho ku murongo, nawe ukazaba mu banyamuryango batunze Pi. Hanyuma wajya ku isoko kuri ya masoko yabaye registered, nawe ukabasha kuba wakwigurira ibicuruzwa bigiye bitandukanye ukoresheje Pi, ukaba mu isi ya cryptocurrencies. Mu by'ukuri rero iyi nama nuko yaje gusoza irema agatima abanyamuryango ba Pi cyangwa se aba pioneer ba Pi. Mu by'ukuri rero turakomeza dukurikirana amakuru umunsi ku munsi, umunota ku munota, uko agenda aba updated, ariko mu by'ukuri ndongera kubisubiramo, wowe ufite Pi zawe zikomereho. Umunsi ku munsi turagenda tumenya amakuru, zikomereho, wizitanga, wizicuruza rwose, wizijugunya, wishya rwose. Ihangane, komera, ihangane, inzara ufite ntabwo izakwica, ihangane turebe uko biza kugenda, turebe 25 ko irangira, niba ngombwa 26 turebe ko irangira. Hariho igihe wasanga bibyaye ikintu cy'ingirakamaro cyane mu buzima bwawe. Murakoze rero, mwakoze kumva ibiganiro byacu. Niba wumvishe ikiganiro tugiranye kikugiriye akamaro, wagisangiza abandi, ukora share, ugakora subscribe, ndetse ugakora na like kugira ngo n'ibindi biganiro tuzabagezaho bijye bigenda neza. Murakoze, ciao ciao.